Hi, Muraho, I'm Subha, nitwa Suba Jane. and in this video we'll talk about how you can get rid of the Muri iyi video tugiye kuganira uko ushobora kuvana imyanda itekeye mu mubiri wawe. Mu yandi magambo, uko wakoza umubiri wawe w'imbere. Ibyo nibikubaho uzahita utakaza ibiro, ugira uruhu rukeye, imbaraga nyinshi n'ubwenge bwinshi cyane. Mbere yuko tujya mbere, reka tuganire ikiba ku biryo iyo umaze kubitamira bikagera mu mubiri. Wamaze kumenya yuko bibanza byagera mu gifu aho bicagagurwa maze bikerekeza mu mara hanyuma bigasohorwa ari umwanda. Ariko se utekereza ko ibiryo byose bimara igihe kingana muri uru rugendo? Ndabihakanye. Imbuto zimara amasaha 3 mu igogorwa, isaha imwe mu gifu, ya kabiri mu mara mato n'iya gatatu mu mara manini. Imboga zirusha imbuto kuko zimara amasaha 6 mu igogorwa. Ibinyampeke nk'ingano, umuceri, inkori, ibishyimbo, hari icyo biziho? Uzi ko bishobora kumara amasaha agera kuri 18 mu igogorwa? Ibikomoka ku matungo byo ntacyo mbivuzeho. Yego, birumvikana ko iyi mibare ari igereranya ari gufasha gutekereza, ariko mu by'ukuri amazi make mu byo wariye agora umubiri kubigogora. Ibinyampeke bimara amasaha 18 mu mubiri kandi abenshi muri twe babirya 3 cyangwa 4 ku munsi. Bisiguye ko na mbere yuko ibyo wariye bigogorwa twongera kubigerekaho ibindi, kandi muri kamere yawo umubiri urabireka ntibigogorwe. more food to digest, and quite naturally, the last meal is left undigested. It does not exit our body through stool. It Ntitubasha kubyituma, biborera mu nda, bikisembura, bikaremamo icukiro, bitera imigera, udukoko, urugombyi mu mara. goes inside the intestines. Have you heard those creepy stories? Wumvise amakuru y'inzoka za teniya ziba mu mara y'abantu? Mu by'ukuri abantu ntibariye inzoka, none bazikuye he? Bazikura mu byo kurya byaheze mu mara bikahaborera. Ushobora kuba warumvise abantu bavuga ko umuntu agizwe n'ibyo arya. Nibyo, ariko icy'ingenzi, umuntu agizwe n'ibyo yariye. Irindazi wariye umwaka ushize rishobora kuba rikikurimo. Ibiribwa nk'umukati, ikimuri, capati, uturyohera, biswi, icyayi, ikawa, ibitekeweho, isukari, cyane cyane ikintu cyose kidaturuka mu murima kigora umubiri kikawuheramo. Extremely difficult to digest and eliminate. It sticks to the walls of our intestines. Kimata ku nsika z'amara kikaharema igihu kirenduka. Uku niko amara yacu amera, hafite uduce miliyoni dusa n'udutoki duto bita vilayi. Iyo turiye ibi byo kurya by'ibikorano, ibyo kurya bipfuye, bimata ku mara yacu bigahinduka imyanda. Iyo hashize imyaka, iyi myanda irema igihu kirenduka ku nsika z'amara yacu. Twa dutoki bita vilayi tuyongobeza ikintu cyose kidufasheho, tukacyohereza mu miyoboro y'amaraso. Transported to the bloodstream, and from there it's delivered to each and every cell of the body, Kiva aho ngaho kikoherezwa muri buri kanyangingo k'umubiri. sticking to our intestines. Then automatically that's what the villi absorb and transport. Ngaho tekereza, niba igifashe ku mara yacu cyaraboze, ako kanya nicyo vilayi zinyunyuza zikacyohereza muri buri kanyangingo. Muri kamere yayo, iyi myanda igota ingingo zacu, igahagarika imikorere yazo. Ibi nibyo bita indwara. And we call it disease. If it sticks to the layers in our skin, we call it Iyo byafashe ku duhu tw'uruhu rwacu tubyita ibishishi byo mu maso, ibiheri, ise n'ibindi. a stone. What about excess weight? Iyo biremye udusenyi mu mpyiko cyangwa mu gasabo k'indurwe, indwara iravuka. None ibiro bikabije byo, niba ushaka gutakaza ibiro, wiga gusohora imyanda mu mubiri. Iyo yibumbiye mu mirerantanga tuyita utubyimba, niho havuka ibibazo bya PCOD, akajagari mu mihango. Iyo bifashe kumara, impatwe iravuka, kandi impatwe niyo nyina na nyirakuruza w'indwara zose zibaho. Iyo iyi myanda igeze mu nzira z'umwuka, umuntu ntabasha guhumeka neza. Niyo ndwara bita amahwima, asima. Iyo yaremye igihu ku nsika z'imijyana, tubyita urugimbu rukabije. We call it cholesterol. Today, this waste might have manifested as a small problem, but Muri iyi minsi iyi myanda ifatwa nk'akabazo toto, ariko iyo tutayikubuye ejo iratwararika kuko itera ibibyimba cyangwa imigera ya kanseri. Niyo mpamvu iyo dusohoye iyi myanda ariyo burozi, indwara ihita ikira. Nta ndwara ishobora gukandagira mu mubiri usukuye neza mo imbere, kandi iyo tudafite ubuzima buzira umuze, murabizi, iyo dufufumanze cyangwa tugahora tuyongobeza ibinini cyangwa
tugahora kwa dogiteri buri minsi 3 nta buzima bwuzuye tuba dufite. Uyu mubiri wacu ni impano y'agaciro tugabirwa n'umubyeyi wacu ibimera. Mu gihe gito turawumusubiza, mu gihe tuwufite tugomba kuwusukura ukagwiza imbaraga n'ubutaraga nk'uko wateganyirijwe kuba. If you put in diesel in a car that was not Ushize diesel mu modoka ya essence irakwama, kugira ngo yongere gukora ubanza wayividuramo diesel hanyuma ugashyiramo essence. Ni kimwe natwe imibiri yacu ni ibi yaremewe, ariko turajijwa tukawugaburira ibingibi. Tugatangazwe nuko idakora neza. Niyo mpamvu intambwe ya mbere ari ugusohora imyanda urimo, intambwe ya kabiri ikaba kuwinjizamo ibyo kurya byiza. take in the good stuff, the right food. Ayurveda says, if your food is wrong, medicine is of no use. Abashinwa bavuga ko ibyo kurya byawe bifuditse, imiti wanywa yose ntacyo yakumarira. Iyo ibyo kurya byawe ari bizima ntukenera imiti. Muri iyi video turibanda ku ntambwe ya mbere, twongere dusimbukire ku ntambwe ya kabiri. Tugusabye gukurikira iyi video yose kugira ngo udatakara, kuko nshaka kugusangiza neza icyo ukeneye gukora. Wasohora uburozi mu mubiri gute? Ikintu cya mbere ukeneye gukora ni ukujya wiyiriza ubusa igice, intermittent fasting. Doing is intermittent fasting. See, the healing power that will remove the toxins, cure disease, and make you lose weight is sitting inside each of our bodies. Dore imbaraga zikiza zavanaho uburozi ugakira indwara maze ugatakaza ibiro ziri mu mibiri yacu, ntabwo ari ibinini cyangwa urukingo cyangwa ibiyobyabwenge. Dogiteri wakuvura atuye mu mubiri wawe. Inside your body. And by intermittent fasting, you let this healing power do its work. Mu kwiyiriza ubusa igice ubuhaye rugari imbaraga ikiza kwisanzura, kandi bihamya by'ibi birahari. Iyo uvunitse bashyira bande ku kuboko kwawe kugira ngo gutuze kuruhuke. Mu minsi mike igufwa ryongera kwisuganya. Ko muri bande nta muti burimo, ni iki gituma igufwa ryongera guterana? Ni imbaraga yawe ikiza. Iyo ukomeretse nubwo utapfukiraho bande, mu minsi mike umubiri wongera kwiyegeranya. None ni iyihe mbaraga ikandakanda igikomere kigakira? Ni imbaraga yawe ikiza. Iyi mbaraga ikiza iratangaje, imbaraga ihebuje karemano. Niba yegeranye igufwa ryavunitse, ntiyacagagura udusenyi two mu mpyiko, mu bihaha n'ibibyimba byo mu mubiri. Iyi myanda yayigiraho kagarara, ntibasha kuvura diyabete, umuvuduko, gufufumanga cyangwa guhinamirana. Nta shiti irashoboye, kuko imbaraga ikiza ntizizi n'indwara yawe yitwa. Izi ni inyito z'abadogiteri. Iyi mbaraga ikiza itangiye ivugurura, ikiza indwara yose aho yaba iri hose n'igihe yaba ihamaze cyose. Ariko hari akabazo gato, ntabwo duha rugari imbaraga yacu ikiza, duhora tuyibangamira, duhora tuyiteshura. Uzi uko tubigenza? Binyuriye mu kuryagagura. Tukimara kurya, iyi mbaraga ikiza ihita ireka icyo yari iri gukora mbere, igatangira umurimo w'igogora no gukubura ibyo kurya byacu. Nibwo gukira gukwama, hagatangira umurimo w'igogorwa. Ikibabaje, nta feri tugira mu kanwa, turya 3 cyangwa 4 ku munsi. Imbaraga ikiza yacu ihora ihugiye mu igogora. Turya imikati 2 mu gitondo itaragogorwa, tukaba twariye umuceri ku mbehe saa sita. Mu gihe umuceri utaragogorwa tukavutura capati nimugoroba, maze igifu kigahora mu buretwa bw'amasaha 24 agize umunsi. Iminsi igize icyumweru nta feri tugira. Niyo mpamvu duhorana indwara, kandi ntugatangazwe nuko abantu benshi babaye impezamajyo z'uburwayi kuruta babayeho kera, bahoze ibyo kurya mu kanwa. Niba ushaka kwitarura indwara, ukwiriye buri gihe gushyira feri mu igogorwa. Dutanga inama yo kumara amasaha 16 utariye buri joro. Urugero, niba uriye saa 2 za nijoro, wakongera kurya saa 6 z'amanywa. Ibi bisiguye kuba umaze amasaha 16 wiyirije, ukongera kumara andi masaha 8. Ibi nibyo bita kwiyiriza ubusa igice, intermittent fasting. Icyakora
Icyakora hano inama nziza ihebuje izindi ni ukurya mu gitondo na saa sita gusa. Ababikora batya ntibashobora kurwara mu buzima bwabo. Mu gitondo ushobora gufata utwo kurya tworoheje tutaragora igifu nka ji ya kokonati, iy'imboga, ariko nta cyayi, ikawa cyangwa amata. Ibi biroroshye cyane kuruta uko mbivuga kuko umara umwanya munini utarya usinziye. Kwiyiriza ubusa bishobora kubanza kutugora, ariko mu by'ukuri uku niko umubyeyi wacu kamere yageneye imibiri yacu kubaho. Our hunter-gatherer ancestors didn't have supermarkets, refrigerators, or food available. Abakurambere bacu b'abahigi ntibari bafite amasoko agezweho, firigo cyangwa ibiryo bimara umwaka. Rimwe na rimwe ntibashoboraga kubona ibyo kurya. Imibiri n'indagizo twarazwe nabo zibasha kwiyiriza ubusa. Kwiyiriza ubusa buri gihe ni ingenzi kuruta kugira akamenyero ko kurya 4 ku munsi. Constantly eating 4 times a day. What hours you want to fast? That's totally up to you. Uzi umubare w'amasaha wakwiyiriza ni wowe wakwihitiramo. Hari abo bigora ku buryo kugena amasaha yo kurya saa sita z'amanywa na saa 2 z'ijoro bibabera ihurizo, ariko bashobora guhitamo kujya barya saa 4 za mu gitondo na saa 10 za nimugoroba. Njyewe nahisemo kurya saa 1 za mu gitondo na saa 7 z'amanywa. Ingengabihe yakorohera niyo wagenderaho ukiyiriza ubusa amasaha 16 n'umunane, maze umubiri wawe ukagira amahirwe yo gukira indwara buri munsi. Niba amasaha 16 akabije, humura, uzatangire wiyiriza ubusa amasaha 18 ugende uyongera. Ni byiza, ushobora kuba umenyereye kwiyiriza ubusa amasaha 12. Ibi ntibyakugora. Ushobora kurya saa 6 z'amanywa ukaharya ibiryo bikomeye, ukongera kurya saa 2 za nijoro. Kuva saa 2 kugeza saa 8 z'ijoro akaba ari amasaha y'igogorwa. Next 10 hours will be your healing hours. This is when it rebuilds tissue, fades away. Amasaha 10 akurikiyeho akaba ari amasaha yo gukira indwara. Ni ukuvuga kuva saa 8 kugeza saa 6. Ibi nibyo biba mu mubiri wawe. Inkovu za kera zirashira, ibikomere cyangwa utunyangingo twapfiriye mu mubiri turazungurwa, hayengeshwa udusenyi two mu mpyiko no mu ruhago. Urugimbu rukabije ruvanwa mu tunyangingo. Kwiyiriza ubusa igice, gucagagura utubyimba muri nyababyeyi, utumiyome, no gushyira kuri gahunda imisemburo bita hormone, gusukura amara, kuvanaho ururenda rwafunze inzira z'umwuka, kandi guharura igihu cyamase ku nsika z'imijyana. Imbaraga yawe ikiza ijya mu bujyakuzimu bwa buri rugingo, maze igasohoramo uburozi bwahitsindagiye ukabumena hanze y'umubiri bunyuriye mu mwanda mukuru, inkari, ibyuya n'umwuka. Kandi ni ingenzi kurya ibyoroheje nimugoroba, bibaye ari isosi cyangwa salade byaba ari akarusho. Iyo umuntu ariye nimugoroba ibyo kurya biremereye nka capati, umuceri cyangwa inkori, bimara igihe kirekire bitaragogorwa, bigatuma umuntu adashyika ku masaha yo gukira. Dore inama dutanga ahangaha: saa 4 wanywa amazi ya kokonati cyangwa umutobe w'uruyuzi cyangwa w'izindi mboga. Saa 6 wakwikura imbuto wasoromye mu murima. Saa 8 warya capati cyangwa umuceri. Nimugoroba nka saa 1 warya salade cyangwa isupu. Wakumva ugize inzara hagati ukaba wafata umutobe w'uruyuzi cyangwa wa kokonati. Nakoze video zigaragaza amafunguro warya akakuvura, uzakanda ahangaha uzazibona. Ingingo yibandwaho ni ukurya ibinyampeke inshuro 1 ku munsi, kandi ukirinda kuvutura. Ibyo kurya byiza birenze urugero bihinduka uburozi. Buri munsi ukwiriye kurya ugasigaza umwanya mu gifu. Igihe nakurikizaga iyi gahunda naribeshye nibwira ko kurya imbuto n'imboga nziza binyemerera guhaga cyane. Nubwo naryaga salade, narapakiraga nkarenza mbiga. Ibi byatumaga ntagera ku musaruro mwiza nifuza. Nubwo niyirizaga ubusa sinageraga ku masaha yo gukira. Ni ukuri byatumye nkosora aya makosa bidatinze. Maze nkorerwa igitangaza cyo gukira ibibyimba mu mirerantanga, mu muhogo, gucura mu musatsi mu gihe cy'amezi 3 gusa, kandi nta kinini nanyoye. Uyu muvuduko wo gukira indwara zawe vuba cyangwa gutakaza ibiro byinshi ushingiye ku mubare w'amasaha yo gukiriramo indwara usigira umubiri wawe. Niba wiyiriza ubusa amasaha 16 buri joro mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa, ubu maze amasaha 112 yo gukiriramo. Mu kwezi amasaha 450
50 mu gihembwe amasaha 1500. Noneho mu masaha 1500 ushobora gukiriramo indwara zatwibanire nka diabete, urugimbu rukabije, ibibyimba byo muri nyababyeyi iyo ukiri muto, cyangwa indwara yawe ikaba imaze igihe gito, ushobora kumara igihe gito cyane kiri munsi y'icyo. Icyiza ni ukuba wizigiye kurya amafunguro mazima twavuze. Iyi formule ni igitekerezo, igenda ihinduka bitewe n'umuntu, imyaka afite, ariko ihame ntirihinduka. Buri munsi abantu baransanga bakambwira ko batangiye kwiyiriza ubusa, bagakurikiza iri hame ngengamirire, kandi 98% nka nyuma y'ukwezi cyangwa amezi 2 bambwiye ko bakize indwara bari barwaye. Ibiro byabo biba byaragabanutse, uruhu rukeye, kandi ibi byose babikora bararetse ibinini cyangwa indi miti. Nutagera ku gisubizo uzanyandikire kuri email cyangwa garagaza umubyeyi kamere ntizigira iherezo. Mu gihe gishize bakoze ubushakashatsi, mureke mbereke ibyo batahuye. Let me show you a little glimpse. What we're doing here Ibyo dukora hano ni ukuvura ubwoko bwose bwa diabete n'ingaruka zayo zose dukoresheje kwiyiriza. Bitandukanye cyane nuko umuntu yareka ibikize ku masukari gusa. Kwiyiriza ubusa bibirusha imbaraga inshuro 6. Umurwayi atakaza urugimbu rubi. is fat. Probably the number one thing that I Birashoboka ko ikintu cya mbere ntungutse ari ukugira ibiro biringaniye. Nabikoze iminsi 7 ntakaza ibiro 20. Njyewe natakaje ibiro 40 kandi sinongeye gufufumanga. Njyewe ndabarusha kuko natakaje hafi 200 byose kandi ndacyari kuri taye. Ugira mu by'ukuri n'imbaraga zo gukora imyitozo ngororamubiri kuruta mbere hose. Nkunda gukora siporo niyirije ubusa mu nda nta kintu kirimo. Niteraga doze 210 za insuline buri munsi, none ubu nazisezeyeho. Ubu ngubu ntekereza ko igituma abanyamerika 100 barwara diabete ari uko ryagagura. Ubu nta diabete bagifite kubwo kwiyiriza. Ibyo nibyo bose bakeneye gukora. Byarokoye ubugingo bwanjye. Nanjye ntaho bihuriye n'ibinini. Mu miti y'iki gihe nta muti wagukiza diabete nko kwiyiriza. Nanywaga imiti y'umuvuduko n'urugimbu, hashize ibyumweru 2 yaje kundeba asanga umuvuduko warakize. None nta gasaro na kanzunya k'ikinini nginwa. Urugimbu rukabije rw'umwijima rwarakize. Kurwanya uburibwe, indwara z'ubudahangarwa. Kuva mu 2010 nakize kuribwa n'umutwe. Abantu 3 bakomeye mu mateka y'isi ari bo Yesu Kristo, umuhanuzi Muhammad na Buddha, bose bashobora kuba bahuriye ku ihame rimwe. Iryo nta rindi ni ukwiyiriza ubusa. Kwiyiriza ubusa niyo ngingo ikomeye mu myemerere ya Gikristo. Kristo yabyigishije yitanzeho urugero rwo bwite. Mfite umukoro wo kubwira buri muntu ibirebana no kwiyiriza ubusa. Nkeneye kubibwira buri muntu kuko ari byo byamukiza, nibyo byarokora imbaga nyamwinshi. Kwiyiriza ubusa gufite imbaraga ziruta izo gushiririza kanseri. Mpora mbona ikibyimba cya kanseri kigabanuka, kugeza ubu cyabaye amateka. Kanseri yakize burundu. Maze imyaka 21 naratuwe umutwaro wa kanseri. For 21 years, I have been cancer free. Isn't it incredible? Mbese ntibitangaje? Also, every religion tells us to fast. Kandi nta dini ritatubwira kwiyiriza ubusa. To fast, whether it's through rosas or ekadashi or good times. Twabatijwe cyangwa twasezeranye, imihango yose y'iyobokamana isaba kwiyiriza ubusa. Nasomye filozofi zikungahaye zitagira iherezo z'Abahindi nka Ayurveda, kwivurisha ibimera, imyitozo yo kwitekerezaho, zose zihuriye kuri iri hame shingiro. Ndetse na siyansi ihamya ko kwiyiriza ubusa bigabanya urugimbu, byongera imisemburo y'umubiri, kandi niwo muti ukiza neza diabete. Muzakurikire video nakoze aho nahuje inyigo z'ubushakashatsi. Iyo udatekereje ku byo kurya kugeza saa 6 nibwo ukora imirimo myinshi, ukora ibintu byinshi ku munsi kuko intekerezo zawe ziba zabohowe ku biryo. Okay, let's move on. Watch this video till the end because there's Ngaho mureke tujye mbere. Kurikira iyi video yose kuko hari ibindi bintu 2 utazi nshaka kugusangiza nigishijwe n'abarimu banjye. Number 2 is wet pack.
Icya kabiri wakora usohora uburozi mu mubiri wawe ni ukwipfuka ibitambaro bikonje. Akenshi imyanda cyangwa uburozi byireka mu maraso, birakanyarara bigafunga umubiri. Uburyo bwiza bwo kubinyeganyeza ni ukurambika ku nda igitambaro gikonje. Fata igitambaro cy'umweru cy'ipamba cya metero 1 kuri metero 2 n'igice. Igitambaro gishushe nk'ishuka, gihinemo izi nshuro. Kinike mu mazi akonje ushobora kwihanganira maze ugikamure. Kizengurutse ku gifu, gifate ugikomeze ku buryo kitagwa. Umukondo wawe we hagati y'igitambaro. Fata kandi gatambaro ko gatoya, kinike mu mazi ukarambike ku gahanga. Fata kandi gatambaro gato ukajabike mu mazi ukambare mu ijosi. Ubishatse wakwambara imyenda ukayirenzaho maze ukikomereza imirimo yawe. Ntutegetswe kwicara ahantu hamwe. Ubiharekera iminota 40. Ushobora kubikora igihe cyose, mbere cyangwa urangije kurya. Ntiwemerewe kugira icyo urya cyangwa ngo unywe umeze gutya. Kwipfuka ibitambaro bikonje ni ingenzi ku igogorwa ry'ibiryo. Indwara waba urwaye yose, shyira ibitambaro kuri bya bice bitatu byose: igifu, ijosi no mu mutwe. Ibi bice byose biruzuzanya. Niba ushaka ibi bitambaro wabituma ababicuruza. Aho washyize ibi bitambaro harakonja, ahandi hagashyuha. Iyo temperatire ebyiri ziringaniye mu mubiri wawe mu gihe kimwe, amaraso yari yirekeye hamwe atangira gutembera. Imyanda ihita iva aho yari iri maze igashyira mu mubiri yo wiyimye. Niyo ntambwe ya gatatu, inima, kwiyina. If you think you're not clogged up on the inside because you go to the bathroom every day, Niba utekereza ko umubiri wawe utazibye kubera kujya mu bwiherero buri munsi, ntibisobanuye ko uzibutse. Tuvuge ko ufite imyaka 30, wabonye itiyo zo mu nzu yishaje zimaze imyaka 30, nibyo imyanda n'amazi bizicamo, ariko nyuma y'imyaka 30 haba hari imyanda myinshi yipakiyemo ku buryo biba bigoye ko hari ikintu cyacamo. Kandi buri munsi imyanda myinshi yipakira muri wowe. Iyo uri ibyo kurya bipirase bifata ku mara yawe kuruta ikindi kintu, uba ukeneye ikintu gifite imbaraga cyashongesha iyo myanda. Ibimeze nk'imbyiro zirabura zo mu ntango y'ibyombo nk'isafuriya cyangwa inkono. Uyivanaho ute? Ubyinika mu mazi. Amazi ni soruva rusange kandi ashongesha ikintu cyose ahuye nacyo. Iyo ahawe rugari, amazi agera ate mu mara yawe? Mu kwiyina. Niba uhorana umutwe, sinizite cyangwa indi ndwara, nta cyayigukiza vuba nko kwiyina no kwiyiriza ubusa. Usigara umeze nk'uyu muntu wageze mu bisubizo. Shaka ibikoresho bimeze nk'ibi. Inzobere mu binyabutabire zitwaza ibi bikoresho, ariko wabibona ku mbuga nkoranyambaga kandi birahendutse. Cyoze inshuro 2 hanyuma ugisukemo amazi angana hafi na mililitiro 300 kugeza kuri 500 mu rwabya. Ahantu hahebuje wakwiyinira ni muri dushe. Siga akagatiyo amavuta ya kokonati cyangwa elayo, gashyire kuri etagere hejuru y'ikibuno cyawe. Hari uburyo bwinshi wakoramo ibi ngibi. Pfukama hasi, seseka agatiyo mu nnyo kagere muri santimetero 2. Gafatisha ikiganza kimwe kugira ngo katagwa hasi. Reka amazi yoza amara yawe hanyuma ukururire agatiyo mu ibase, gasigare mu ibase. Amazi uyarekere mu mara nk'iminota 10. Tera intambwe ukandi inda yawe uzenguruka ibumoso n'iburyo. Imyanda yose itangira kuva aho yipakiye. Niwumva ushaka kwituma uzajyeyo. Uzatangazwa no kubona imyanda myinshi igomorotse mu mara. Uzatangira kumwenyura uguwe neza. Imbaraga zawe zizasenderera. Uzababazwa no kuba umaze imyaka myinshi utabikora. do this years ago. This is completely safe and natural. Ibi biratunganye kandi ntibigoye. Ibidasanzwe bitwangiriza ni ukuva mu nzu tukajya mu modoka tugasohorera mu biro twinjiranyemo imyanda yaheze mu mara ikaziba umubiri wacu. Ubwo nabyigishwaga bwa mbere nabwiye mwarimu wanjye nti nzakora ibindi umbwira byose, ariko kwiyi nabyo sinzabikora. Ariko mu ntega amatwi nkimara kubikora nabigize akamenyero. Nta na rimwe tuvuga tuti sinshaka
koza amenyo yanjye kuko yuzuye imyanda? Kuki uvuga ibyo ku mara yawe? Niba ushaka kugendera kuri aka kamenyero uziyine buri munsi nk'ukwezi kumwe, hanyuma uje ubikora inshuro 2 cyangwa 3 mu cyumweru. Niba ukunda kugira ibicurane, inkorora, umuriro, igifu cyangwa ugahora uraguriza uburyamo, uzaje ubikora kenshi nka 2 cyangwa 3 ku munsi. About 2 to 3 times a day. So I hope that by now you know exactly what you need to do to clean your body internally. Noneho ndizera ko muzi neza icyo mukeneye kwikorera kugira ngo musukure umubiri mw'imbere mukawusohoramo imyanda. Numva mpiriwe kuko nizeye amahame afite agaciro kazira iherezo, amahame y'umubyeyi karemano nigishijwe n'abarimu banjye, none ubu nejejwe no kuyabasangiza. Niba hari ikibazo mufite muzakibaze muri comments munsi ya video, nzakibasubiza vuba, kandi muzakora ibishoboka byose iyi video muyisangize bagenzi banyu bashobora kuba bakirana n'ibibazo bakizwa n'inama nahoze mbabwira. You think might benefit from this. Goodbye for now, Mbaye mbasezeyeho, and I'll see you in the next one. tuzongera kubonana muri video izakurikiraho. Ku Mana.